Aperi iraryana ku munsi w'ejo yakinnye match amikare abakunzi bayo barishimye cyane babonye Aperi igenda itsinda Gasogi United ibitego 4-1 ari mu kintu wa gishuto bita Jangwan yavuze ko Rayon Sport nta izamucikira bafitanye match 3 zidashobora guhinduka n'isi yakwibirika yavuze ati hari zo bazashobora kuzakwepa nk'igikombe cy'amahoro bakikuramo kare atariko Heroes Cup n'ibiyandikisha atariko 3 zo ziri obvious Super Coupe ndabare Honda Arena Turumba kubita Jangwanovic katwumve Jangwan victoire nkuko Kenisa ajya bivuga avec manière urebye uburyo ngira ngo ikipe ya mbere yagiye muri ya kabiri dufite ekipe ebyiri zishobora gukina championnat zose zikaba zatanira igikombe so rero icyo navuga ni kimwe gusa match ne 3 byanze bikunze zo bagomba gukina hari ya Super Coupe na championnat arere tour wenda icyamahoro cyo bazakwepa wenda Heroes Cup bazakwepa ariko izo 3 zo ntago kwepa kuriho ndatangaje nona agakantu ushaka kugakate hari match imwe nzabatsinda 5 ku busa ngira ngo wabonye umwataka bita William ngira ngo wabonye football ntabwo ari nk'igisoro igisoro niho ukora munda niho umuntu akora munda avuyemo oya football ntago ari ukorero football nugoza ngira ngo wabonye ikipe ya mbere muri defense duhagaze neza mwizamu muri mediane imbere wabonye communication ngira ngo ya Watala n'umuntu bita William ngira ngo wabonye uburyo bahise biconnecta ibintu mu buryo buri quickly nabwo ko baturekitiye abakinnyi beza urebye mu madao uburyo bamubonye ukarebura mwataka ikindi gishimishe kurusha ibindi muri ibyo bitego 4 byibura twatsinze ibitego 3 byatsinzwe n'abataka. Yes, oni Jangwanovic avuga ati ibitego 4 twatsinze harimo 3 by'abataka ku munsi w'ejo abagiye kureba match ishyorongi Iberi bahakuye 11 ba Aperi Football Club beza ngo ngenderwaho bashobora kuzabamo nk'impinduka nk'ebyiri ikipe yabanjemo ya 11 ya Aperi Ishimwe Pierre Marie ari mwizamu Clement na Yunus bari muri axe kabiri ho Fitina Ombalenga gatatu niyo mugabo Claude gatandatu hari abanje ngabo nziza Pacific 8 ruboneka 10 Memerdao arawuzi mwinshi cyane agenda gukora amafente menshi cyane uzamuganira hejo wing imwe yari iriho Gilbert indi wing yari iriho obita Watra Rutayizamu Togwi William Togwi Mel ibitego 4 byatsinzwe na Togwi na Watra Mamadusi na Ruboneka abataka bose baratsinzwe abo rero twavugaga iyo 11 abakunzi ba Aperi bavuze ngo barabona ariyo 11 ashobora kuzajya hahinduka ni kwa Gilbert no kwa Ngabo nziza Pacific muri babyumva ariko abandi ariko buriya ngo Ngabo nabandi Pacific Ngabo nziza n'abantu hagahinduka birashoboka cyane kajyamo Dauda cyangwa Kisekiganda reka nkwereka gatabo ku makuru mfite Kisekiganda ngo ntabwo yakiniye ku munsi niba hari umuntu wishimiwe cyane Shyorongi umwana w'umunyarwanda uvuye muri polisi Pacific Ngabo nziza birashoboka cyane ko pe azabona iminota myinshi yo gukina azabona umwanya wo gukina hari impamvu ejo yabanjemo nubwo wenda Sekiganda afite akabazo k'imvune Sekiganda we yagize ikibazo cy'imvune mu mvuduko baramubazi ariko ntabwo pasi kubanzamo ariyo mpamvu yo kuba Sekiganda dahari kuko bari no gushyiramo abandi hari impamvu bari kumushyiramo ngo rwose konvense umutoza cyane Aperi ifite abakinnyi 29 urakoze kuvuga 11 babanjemo igice cya mbere kirangiye bakuyemo abo 11 bose bashyiramo abandi 11 bashya umva abandi 11 rero mwizamu haje mu ruhamya nkiko kuri kabiri Kagege kuri gatatu Bugingo umutima wa defense wari urimo Suwane na wa mwana yitwa Ndo Alex wavuye muri Gasogi Dauda yari kuri gatandatu Dauda wakinnye neza umwanya uro competition kuri gatandatu ikomeye Ramazani yari 8 Ramti yari ku 10 Ramine baba mwengetse uruhande rumwe urundi rwariho Kiwanuka hatatse Mamadusi iyo ni kipe ya kabiri ya Aperi nayo yakina champion nta uri buretse ndasiguha neza iragwa haje noneho abo bakinnyi barakinnye ku minota 70 Aperi yongera kuramo bane muri equipe ya kabiri yasimbuye izana aba bakinnyi yakuyemo Ramine ba ikuramo Kiwanuka ikuramo Mamadusi ikuramo na Ramputi abo basimbuwe na Haji na Muzungu na Arsene na Froduwari abo bari mu ikipe ya gatatu nyamukandagiriza icumuntu rimwe izabyaza umuntu bakoze 22 abo ni bari izafatika ikubita igapasuka ikipe ngo hari umunsi nzatera ikipe 5 nizina ry'Imana noneho
ubwabo bamaze kuba twavuze 11 babanje bana 11 basimbura babaye 22 kongeraho bane bandi basimbuye babaye 20 n'umunani karikire mant ego 22 guteranyaho bane 26 kongeraho nari ndangaye yarakiza abandi babiri nari ndangaye hano mu message uri kurebera 7,000 ari kurebera 7,000 kuri YouTube karikire mentale najya no gukora ikizami anyway ari kurebera 7,000 dukomeye najya no gukora ikizami Kiganda Ibere yavuze ko afite ikibazo cy'imfundiko Omedi mama wararwaye yasubiye Uganda kwita ku mubyeyi we hanyuma Adolphe sinabwira shoti uriya yamukubise mu myitozo izina ry'Imana rwarahiye aperi ngo iri kwibaza ngo dushaka undi muzamu Brongo Pierre ari muri comfort zone aratuje ewana ngari sinziri yavuze ati uyu muntu se ntago yakoraho ibaze ko ruhamye nyikore wa Simba Adolphe atanabonye na 11 ubwo urumva ko mwizamu na ahantu aperi muri recommandation Pierre yarakeneye umuntu bakompeta ariko zandani zikomeye ku bafana aperi bakwishimira ubwo abakinnyi 29 rero koroza 26 kongeraho batatu batari bahari Adolphe na Omedi yego na mugenzi we w'umugande bazatiza ntibazatiza mo batatu urakoze ahubwo kunyibutsa ujya se ngo ntigateguye ako ngako muzungu witegura ushaka kujya muri marine cyane ariko rero Froduari witegura ushaka kujya muri marine Arsene tuguma umwana we wacu hariya kabisa zakabuye witegura ushaka kujya muri marine bagende abo batatu hakiri kare niba ari na match marine iri gutegura za pre-season nazo bamenyerane n'itsinda bagende bafashe umutoza bagende n'umutoza bashyira muri system n'umutoza bashyira muri system marine iri kwitegura bazagenda ryari ibyo bintu hashize umwaka ngo bazagenda ryari uriya mutoza Axel okay tureke kubitebya ngo yaravuze ngo ntabwo nshaka ko hari umukinnyi uzavuga ko atahawe umwanya ni mureke mbakoreshe buriya ngo atinze no mu bintu bya tactique ejo tuzabyinjiramo tuvuga uko atoza n'imitoreze nuko ashaka ko bakina n'imibanire n'abakinnyi ariko yaravuze mureke manze bose mbaho umwanya bazaba bakina hari aperigiye gukina friendlies 3 nyuma bazakina na Gorilla nyuma yazo ejo bazakina na Gorilla nibwo azafata decision umva rero programme ya aperi ya pre-season ibi bya Gorilla se birakomeye reka biroroshye ejo mu gitondo aperi Shyorongi irakina n'Intare ikipe ya mbere nyine y'abasimbura izo nane zarashe polisi nimugoroba yego nimugoroba saa 9 aperi irakina na Gorilla ya Alain Kirasa na Rwajuru muri stage idukubise na Buba Somana ntaribi tuyikubise ubwo ntimwankira baye mbasabye imbabazi musenge sinzanganye nayo natsinda bine kimwe nakibona nahita mbahitana hano ntimwankira anyways ako nako guteka ariko aperi umva indi match ifite ikomeye equipe ya CHAN ya Nigeria izabiri mu Rwanda iki cyumweru ku cyumweru bazakina muri Stade Amahoro na aperi none umva ibintu bikomeye rero uzikwezi kugiye kuza ibintu bigiye kuba aperi izakina na Azam i Kigali izo nazo yawe n'umuntu wo muri aperi Azam umuntu wo muri Belgique kuramubona cyane Feito uramubona rafiki yako Azam ngo yasabye aperi kuza mu Rwanda bagakina Simba Sport Club aperi yarababwiye ngo mwadusabye kuza kuri Simba Day natwe muzaze dukine match Nyarugenge Simba ngo nayo igomba kumanuka Kaizer Chiefs ku itariki ngo hagati ya 17 na 16 ngo ushaka kuzabira i Kigali kina na APR ngo rashaka gukora pre-season itabaho irimo Azam Simba na Kaizer Chiefs izo ni match ndinda izo nizo match zo gupimira ikipe izakina Champions League ngo ni ibiri gutekwa ndinda za umicyo details zivuga rafiki yangu ejo tuzajya mu mikinire yayo uko yatsinze Gasogi n'imikinire ariko umva Zandani rero icyo zivuga kwizigira Zandani zikavuga ko Azam ngo yabwiye APR ngo tuzimenya ibintu byose mwe mu Azam yasabye match yego ariko Azam ngo irashaka yuko nirangiza gukina na APR ngo yasaba na Rayon match nabyo rwose ngo nyuma ngishaka kuzasaba Rayon match ngo ni Azam yifuza kuza muri pre-season i Kigali hanyuma APR kuko Simba APR ko yatumiye Simba APR yarebwiye ngo mureke twebwe ibyo tuzabasha kubakorera tuzabamenya muri Kigali hoteli kurya kwideplace ariko iby'indege mwitegere zira ni ikipe z'abakire Monde Uja aravuga ati apo ni sawa Kaizer Chiefs APR yarabwiye ati twebwe ibijyanye n'indege mu bitubareho nimuzi Nyarugenge icyo tuzabafasha no kwarangira amahoteli meza mwibukingire mwigaburire tubashakire n'umuntu wa imodoka nziza zibatwara muze dutere match ibiganiro birarimbanyije Zandani zikavuga yuko iyi nyamukandagira ngo nitureba nabi muri uyu mwaka
ngo budget ya APR bikagenda neza uko bimeze nyine hariya muri Minadef kuko bashoye amafaranga menshi uyu mwaka muri bare urumva n'imyaka ibiri amaze bagura abanyamahanga n'ibindi ngo umwaka utaha APR ngo ishobora kongeramo abakinnyi Axel batarenze abanyamahanga 3 bakomeye ngo harimo umuzamu batangiye gutekereza imyanya bazakoraho bakongera amasezerano babatara bazaba bayashoje n'abakimeze neza ngo bakagura n'abandi bakinnyi 2 APR ngo irashaka kuzakoresha amafaranga miliyari y'amanyarwanda umwaka utaha ikaguramo abakinnyi 3 bizajya igura umukinnyi 300 by'amadolari hagati ya 300 na 500 batatu gusa wa undi ubyaza ngo nuyibwire nuyitera ibintu by'imbabazi irashaka kuzajya kubita amakipe 6 sinzi APR ibintu ishaka ariko nge zandani zayo namenye nizo ibindi byo kumutoza toza uko bakina Naka tubyimurire ku munsi w'ejo n'ubundi bazakina na Gorilla tuzabiganira yashyizeho uburyo uziko abayobozi b'amafederasiyo ubundi bafatwa nk'abakorerabushake nta mushahara bagiraga yagiye zamura amafaranga rero babagenera ayo mafaranga ni nk'amafaranga bavuga yuko ni nk'agahimbaza muziki si nk'umushahara niko fifi yita bayakura ku mafaranga 50,000 iberwa yaragize ku mafaranga 100,000 baguhereza muri instruments ebyiri no kuvuga ngo mu mwaka ubagize ku 100,000 ku mwaka y'amadolari bahereza federation mu gihe SGW bamuha 25 yego uyu mwaka byabaye 100 umva rero ikintu cyabaye kubera yuko federation iyi komite iriho yagomba gusozanya na 31 z'ukwa gatandatu yego ngo bashatse gucumaho amatora gato ngo yigizwe imbere gato kugira ngo iyo instruments ize mu kwezi kwa 7 kuko nibwo FIFA yohereza amafaranga kuko nibwo umwaka wa FIFA utangira kwa mbere kwa 7 ni ntabwo babara ku mwaka wabo utangiye noneho amafaranga aje ayo mafaranga leta ravata amafaranga ibwira abantu za federation ba comptable ata amafaranga ntasohoke muyafunge muya freezing iyi komite iriho iveho azahabwa abazatorwa amaye urabyumva abazatorwa rero zandani ziyari zikavuga yuko nubwo hazaba amatora ariko hari iki gihugu cyifuza mu miyoborere ya federation ikintu cya mbere nka president wa CAF Motsepe ngo yaganirire n'aba officials bamwe bakomeye hano mu gihugu cyacu bari ku rwego rwo hejuru ababwira ko byaba byiza ururimi rw'umupira abonye abantu b'abapasione baza guhagararira u Rwanda batanga ibitekerezo babiza profile Motsepe profile Infantino bakavuga ko isa nihura neza na Shema ya mpamvensha mu amahirwe Shema Fabrice ko shaka hano mbwete kiramo candidature shaka kuvuga indimi zombi neza igifaransa n'icyongereza umukapo ambara neza bangara meneka umuntu nyine wahagarariye umupasione umupira urawuzi umucuruzi ku rwego rwo hejuru donc wize neza urwo rurimi rw'abasirimu rw'abanoble nyine rw'abakire uraruzi urugo rw'ifaranga umunyabwenge ibintu byose kandi n'umupasione icya kabiri criteria ngo igihugu cyifuza mu muntu uzayobora federation ntago bashaka umuntu ubikora nkaho ngo n'umuntu uvuye mu nzego ngo wenda biraba ngo za politique barashaka umuntu ubizi neza ubyumva byandastanding ariyo mpamvu Shema yajemo noneho imbaraga zose zishyirwamo impamvu ino komentari yo baha amahirwe ndavuga zandani ntabwo mvuga ko ari izatsinda nta ruhande mfite ni nkuko nawe bere maze kutubwira ati hari icyumvirizo ko n'urundi ruhande rufite imbaraga iyi liste ngo yaba rwose yarasuzumwe baravuga bati mushyiremo abo bantu b'abapasione no mvona abantu bazahirozi no mvona abo ba Desire wari uri muri ligue niyo mpamvu bagaruyemo wari vice president wa federation bene ibyo ngibyo bikavuga yuko amahirwe menshi iyi komite rwose iyobowe na Shema Fabrice ishobora kuba ifite imbaraga unarebye confidence yavuganye ari gutanga kandidatira agana no bita Iman Isaac Rabin umunyamakuru w'Isango Star yego ku ikoti yaje yambaye ari amakoti agura amadolari 500 parfait yari yiteye parfait wumvira kuri kamera uri kumureba bro wallahi
azagarika wala nuko abantu babibona. Yes, ubwo rero ingengabihe uko iteye kugira ngo tunave kuri iyi gahunda tujye no muri APR na Rayon. ubwo no kuvuga ngo bamaze tayari kuba batanga za kandidatire zabo. uko rero gahunda iteye kurinda tugeze tariki 30 ubwo tuzaba tumenya uwatsinze. ngo uyu munsi wa tariki 21 sibyo z'ukwezi kwa karindwi bari kwiga ku madosiye yabiyamamaje. Biramara iminsi 5 kugera kuri 26. Yego. Tariki 28 no gutangaza urutonde rw'abakandida rw'agateganyo. Byo bizaba umunsi umwe 28 bizarara birangiye. Tariki 30 z'ukwa karindwi gutanga ubujurire muri komisiyo y'amatora y'ubujurire. Bizava kuri 30 z'ukwa karindwi bigere kuri 4 z'ukwa 8 abajurira bwo bazaba bakijurira. 5 z'ukwa 8 gusuzuma ubujurire bwakiriwe birangire ku 8 z'ukwa 8 iminsi 3. 11 z'ukwa 8 gutangaza ibyemezo bya komisiyo y'amatora by'ubujurire. 11 z'ukwa 8 uwo munsi bizarara birangiye. 12 z'ukwa 8 gutangaza urutonde ndakuka rw'abiyamamaza nabyo bizaba umunsi umwe. Kwiyamamaza bizahera tariki ya 13 z'ukwa 8 bigere 29 z'ukwa 8. 13 kugera kuri 29 ibyumweru bibiri bazaba abakandida berekana za manifesto zabo bidagadura. Igikorwa cy'amatora no gutangaza ibyayavuyemo ni 30 z'ukwa 8. Tariki ya mbere kwa 9 inzu y'umupira w'amaguru mu Rwanda izafite ubuyobozi bushya na komite nshya. Tariki ya mbere kwa 9 ubwo nuko gahunda zimeze. Akusebanira batunguwe ubwo no ngo koresha tunone kizaba basoza gutanga raporo y'amatora no gushyingura inyandiko. 3 z'ukwa 9 agatagushyira procedure zikorera icyo bita gushyingura inyandiko bamugarutseho. SG ngo ashobora wa federation ngo sinzi wenda uzatsinda ngo ashobora kuzaba Boni Mugabe. Nanagize impungenge Axel ndabaza ngo Boni Mugabe muri FIFA iriya poste ngo ahembwa amafaranga ngahe. Hari umuntu wambwiye ko ngiriya poste ye umwe yarambwiye ngo ni 11 undi arambwiye atoya yakabije atahembwa inoti ya $6 hatabaremo ibyo bita amafrais de mission. Hakuri yo yagiye muri Amerika mu gikombe cy'isi cy'amaklub abafite akanyenyeri kenshi amafaranga ya hotel amafaranga ya ma mission nyine atari ko salaire icyo bita amafaranga agera kuri konti buri minsi 30 barayingwa inoti ya $6. Ndavuga nese ese de la federation bahembwa ngahe burya nanzi kari imwe n'igice atoya atahembwe 3 ese de la federation ndavuga nese akanyenyeri ko numva ari kenshi muri FIFA yakareka umuntu yarandebye arabata ko rugana ariko zigusetsa atayika ikintu kitwa igihugu zigusetsa yaramwete igihugu ni kiraguhamagara ati we gishobora kugufata we kwizigira uri kuri radio Rwanda yo ati kwizigira agenda uyobore umurenge wanyu hariya wavukiye harya n'umurenge wa Muyogoro wahoye Muyogoro ni muri nakagari ntago ayobora akagari ko makuru umurenge wo mu science politique ati washobora kuba ati ni byiza rwose buri kiganiro neza ukukiyobora ariko Boni abaturage genda bayobore Boni ati ibyo rero ntaho bibone n'amafaranga ibyo nibyo ariko naho hari muri FIFA naho arakora neza kandi none nk'u Rwanda ntago twabura ko dufitemo inyungu rumwe ibyo byose isaha n'isaha ibyo twamwitabaza. Hari benshi bakora nk'ibya Boni bari hano mu Rwanda bitabaye ngombwa ko bamukura hano ngo nabe bamuretse gace nawe nese umuntu ari PS ubwo yasubira mu bintu byo kuba esi de la federation yaranigeze kumuba biragoye wenda yago numvaga urebye uburyo Boni ari kugenda azamuka buryo ari kwitwara biratanga icyizere ko ashobora no kwisanga muri myanya ariko kiri muri FIFA akiri muri mu Suisse buriya naho turavuga tuhafite umuntu wacu bizi neza wabyize novuga ngo tugenda twisanga wenda Boni ahubwo yazaje kuba president ariko kuza aje kuba SG kwa president wa federation nari arwiga amaze kugeraho umuntu uvuye muri biriya bihugu by'abanyaburayi uba muri buriya bukonje nigeze kumubona kuri stade Amahoro na Andize kuri match y'Amavubi na equipe yadukubise Adera Murushe yatoje hano bakadukubita nabi cyane ya mbere bro ureba po kazajya ngo umuntu avutse sambiri ahitaza kuri stade sanze ubujya ngo n'umwana w'uruhinja bro analize nago zigarukira ku kanyenyeri buri hari umuntu uba ufite poste imuha amafaranga menshi kandi meza ntawuyanga abantu bo twese niyo dukorera ariko hari n'umuntu uba ushaka kujya hano aba ari dynamic
uvuga ngo hari akazi ushobora kubona ukifuza kuba wajya mu kandi kazi urumva kugira ngo ibikorwa byawe birusheho kuvuga kugaragara bigaragare urumva kuba muri komisiyo ishinzwe protocole na stade security hari igihe Boni Mugabe nyine bimusaba wenda kugira ozane rimwe bugacya akajya i Paris it's fine akora amafaranga ariko hari igihe kuri we yana feeling ko aribwo aje kuba SG wa federation rwo yaba yumva ari very important ari mu buzima bwa buri munsi ibintu byose ntabwo birashoboka wenda turetse n'ibyo kandi uretse n'icyo erega n'akanyenyeri ntabwo kaba kabuze kuri SG wa federation n'ibyo 25 se babimuhereza buri mwaka gusa wenda tudatinze kuri ibyo wenda tujya no kuri izi nkuru zindi za Peri na Rayon buriya uwo ni n'umuntu w'umuyobozi ukomeye yaranambwe ati ikindi nyine nge nari mwaje gusa tuzumva byashoboka ati igihugu cyamuzana ambwe ati kimushaka why not akwe mwemwe n'ikintu gikomeye ambwe ati Rugaju tiburiya mwebwe ibintu mutazi ati niba ari ikintu igihugu kigira ni database z'abantu ati mujye mwitwararika ukora ibintu byawe neza ati ureke ibingibi bya social media ngo bavuze ibingi oye kora akazi kawe neza nta kindi ati haba hari database babaze ngo kwizigera meza atya akora ibi ashoboye kandi akubwiye ibyo bita particulars ntabwo byumvise ati ibitabo by'imyirondoro ya gisirikare no mujena ahantu nkuko uyu wari vice president n'undi uri muri komite ya Fabrice Ramona yavuye muri immigration cyane hari umuntu usatekereza ko umuntu ava muri immigration akaba ari muri Ferwafa kandi akora neza ati abantu barahari ati ahubwo mwe muzatungurwa ati mwebwe mugendera ku mazina muzi atariko abantu bafite ubumenyi neza ashaka n'abandi bantu ashaka kuza n'undi mukatazi kandi akabikora neza aho uri hose ibuka gusaba Rugangura rero nugera muri ya mwanya wo muri Ferwafa indege zaje mpora nyigendamo izo particulars zawe uzanyibagiramo zahindura ati byo variya yazagenda Rugaju wenyine